mu karere ka Nyagatare ubwo bari mu mwiherero n'ubuyobozi bw'umurenge wa Karangazi. Bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bo muri umurenge wa Karangazi bahize ko bagiye kurushaho kunoza imitangire ya serivisi baha abaturage. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Iradukunda Dieudonné. Ni umwiherero wari umaze iminsi 3 ubera muri Hollywood Home Hotel, uhurije hamwe abafatanyabikorwa, abahagarariye ingo, abayobozi b'imidugudu muri Karangazi. Bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko bagiye kunoza imitangire ya serivisi baha abaturage. Nuko nanone hari uburyo twakanguye bwo kumenya umuturage ku isonga no kugira ngo tumufashe kubungabunga ubuzima bwe neza, mbese ari umuturage wishimiye, mbese n'abamuturage ibyo tumubwira ingamba za leta ariko akazinjira amazi ko n'abarenze. Murakoze cyane. Icyo ncyuye ni uko tugiye kongera gushyira imbaraga mu bikorwa bya buri munsi dukora, cyane yenda nk'urubyiruko. Ibikorwa dukora byinshi, ubukangurambaga, ibikorwa by'ubukorerabushake, ibikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere umuturage muri rusange. Wabonye ko umwiherero byari bijyanye no kwibutsa inshingano, gukora cyane, gukora mu matsinda, gukora ibikorwa biteza imbere umuturage, of course bimushyira ku isonga. No kuvuga ngo uyu mwiherero cyo usiza kinini, twari dufite ibyo dusanzwe dukora, ariko icyo mwiherero waje guhindura ni ukurushaho kubinoza neza, twegereza abaturage serivisi nk'uko umwiherero bivuga ko ari umuturage ku isonga, tukamuha serivisi, tukamuba hafi, tukamuha ubujyanama kugira ngo umuturage wacu arusheho gutekana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi, Madamu Mutesi Hope, avuga ko bagiye gukomeza gukorera hamwe nk'itsinda. Akomeza asaba abaturage gukora nawe basiganye. Umuhigo wa mbere tuvanye hano ni gukora nk'itsinda, tugakorera hamwe as a team, noneho n'abafatanyabikorwa n'abaturage babigizemo uruhare, cyane cyane ko aribo bafatanyabikorwa ba mbere. Undi muhigo ni ukugira ngo dushyire umuturage ku isonga kandi yishimye, atekanye, ateye imbere. Undi muhigo ni gukomeza kubaka umudugudu utarangwamo icyaha, ku buryo abaturage batuye iyo mudugudu babi ya mbere gukora ibiri mu bushobozi bwabo, nk'uko twasanze ko gukubura, kugira isuku mu ngo, kugira isuku aho baryama, aho batekera, kugira isuku aho bakorera, cyane cyane PSF mu bucuruzi muri centers babifite mu bushobozi bwabo kandi nakinaniranye. Ikindi tuvanye hano gikomeye cyane ni ukwihutisha serivisi n'ibipimo, cyane cyane ku bijyanye na gutanga mituweli, kuba abaturage nk'uko mubizi nibo ba mbere bagomba kumva ko mituweli ibafitiye akamaro. Tuvanye n'inshingano rero yo gukomeza kubegera babandi batarishyura, tukabereka ibyiza kandi mituweli bakabasha kwesa 100%. no gukomeza gushyira abaturage kubashishikariza kwivana mu bukene, ibyo bashoboye gukora bakavana amaboko mu mufuka, bakabasha gukora uburyo bashobora gutera imbere mu buryo bugaragara. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare, Bwana Gasana Stephen, yashimiye umurenge wa Karangazi, avuga ko muri uyu mwiherero ubafasha kurebera hamwe abese imihigo yabo. Akomeza asaba abayobozi kubahiriza inshingano zabo. Ariko kubera ko barimo bakora ibyo twemeranyije ku rwego rw'akarere, byo kuvuga ngo kugira ngo dushobore kuzuza inshingano zacu, nuko twubaka inzego zose zikora inshingano. Iyo tugiye ku nshingano duha serivisi nuko inzego zigomba kuba zubatse. Ubwo rero uko twubaka ku karere, ku murenge, twubaka imirenge, imirenge nayo ikomeza gufasha inzego z'iminsi. Hanyuma rero mu buryo bwo kugira ngo barebe aho bageze, bashyizeho buriya buryo bw'ibihembo bitandukanye, bikaba ari ukugira ngo hariya hariho kuvuga ngo mituweli byagenze bitya, isuku byagenze bitya. Ubwo rero ni uburyo bwo kwerekana uko bakoze ku bipimo bitandukanye bikoreraho. Iyo umuntu yageze mu nshinga mu buryo butandukanye, kugira ngo hari abageramo batowe, yariyamamaje imbere y'abaturage akavuga ibyo ashaka gukora,
cyangwa se hari n'abageramo barakoze ibizamini. Iyo bageze mu nshingano nta kindi uba ugomba kuzuzuza, kubera ko kutuzuza inshingano hari abantu bigiraho ingaruka. Iyo utuzuza inshingano hari abantu bigiraho ingaruka, ariko nawe kuri wowe uri mu nshingano birakugayisha, bituma umuntu agaragara nk'ikigwari, kandi nta Abanyarwanda mu ndangagaciro zacu kandi dukwiye kuba ikigwari. Muri uyu mwiherero kandi hafashwe ingamba zo kwihutisha iterambere ry'umuturage mu bipimo by'imihigo y'umwaka wa 2025-2026. Hatangirwamo kandi ibyemezo by'ishimwe ku bayobozi b'imidugudu bahize abandi, ndetse no guhanga udushya no gushimira utugari 3 twahize utundi mu kwesa imihigo. Dieudonné Iradukunda, Good Rich TV, i Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.